Mu gihe tutakaza imbaraga zacu tuvomera ibidateze kumera twakora iki? Ngwino twige. Ni kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Ntuzigere utema igiti mu gihe cy'itumba. Ntuzigere ufata icyemezo mu gihe gito. Ntuzigere ufata ibyemezo by'ingenzi mu bihe bibi cyane. Tegereza wihanganye kuko umuyaga uzashira. Kuko isoko izongera ivumbura amazi. Niba wumviye ubwoba bwawe uzapfa utamenya umuntu ukomeye ushobora kuba uri we cyangwa se wari we. Akenshi ubwoba butuma tutamenya ko muri twebwe hari umuntu w'agatangaza, wa wundi ufite imbaraga zidasanzwe. Ubwoba bushobora gutuma wisuzugura kandi ushoboye ibintu byinshi. Niyo mpamvu nakubwira ati reka kuvomera ibintu bidateze gukora mu buzima bwawe. Vomera ibikora byiza kuko nibyo bikwiriye. Reka gukina n'ibintu utabasha gukosora byarangiye, kuko ibyo ngibyo bireke kuko nta gaciro kabyo kuko byararangiye. Nubwo gusa ubona nkaho ari byo byari bikugize, ariko uzagere mu gihe cyo gukomera. Nimba uvomera ibizima uzabona umusaruro utigeze ubona na mbere hose. Reka gutakaza amazi yawe ku bibazo byapfuye bitanateze no gukemuka. Umubano wapfuye, abantu bahindutse burundu, ahahise hawe, aho ngaho ikomeza kuhavomera kuko nta kizavamo. Niyo wakuhira bingana biti, ntushobora guhinga ngo ukuze ubwo busitani. Iyo abantu bagiye kureba bakagusiga, bareke bagende. Ubukene ntabwo bwaremwe n'Imana, ahubwo nitwe twabwiteye. Wowe nanjye binyuze mu bukungu bwacu. Urukundo n'imbuto ibibwa mu bihe byose. Ntirusaba kubibwa mu mvura, ntirusabwa kubibwa ku zuba, kandi igitangaje iyo mbuto igera mu biganza byawe wese. Ahubwo harabimara kugera mu biganza bakayijugunya cyangwa se bakabika kugeza igihe imbuto izaborera. Ndakubwira ngo biba imbuto y'urukundo rwawe, umenye ibyo ushaka. Urukundo nyago ni urukundo rudutera ububabare, rutubabaza nyamara kandi rutuzanira umunezero. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga Imana no kuyisaba kuduha ubutwari bwo gukunda. Niba rero dushaka gukunda, tugomba kwiga kubabara. Hitamo neza maze ugire umunezero mu buzima bwawe. Niba hari uwo wifuza guhitamo mu rukundo, ibi ngibi birakureba. Ngwino twige. Ni ku Ijambo ry'igihe cyose. Ngiye kukubwira amagambo amwe namwe. Niba ushaka kumenya urukundo nyarwo mu buzima bwawe wifuza, urukundo nyarwo rugomba gutera umunezero mu mibereho ya muntu, maze bya bindi byari bisanzwe bigahita bifatwa nk'ibidasanzwe hagati y'abakundana. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwitonda niba ugiye guhitamo ukundana nawe, ariko hagati maho icyo uzaba wakoze waramaje kumwangiriza umutima. Ukunda ibiganiro byacu, ukwiriye kumva aya magambo. Hitamo uwo mukundana, umugore cyangwa umugabo uzi neza icyo azana ku meza, cyangwa se mukaba muzi mwese ibyo mwinjiza. Atari kwa kundi umuntu afata umuntu akamwizeza ibidahari, ariko bamara kubana bya bintu yamwijeje ugasanga ntabihari, ugasanga amakimbirane atashye mu rugo rwanyu ubuziraherezo. Hari ubwo yemera gukomeza kubana nawe, ariko uzaba waramaje kumwangiriza umutima we, ndetse n'ibyo yarakwitezeho byose bizaba birangiye, no kukwizera bizayoyoka. Hitamo urukundo ruhora wiyumva nkaho uri hejuru, ari rwa rukundo rugutesha agaciro. Hitamo urukundo rukumurikira mu mwijima, ntatari rwa rukundo ruguhoza mu mwijima. Iyo ubonye urukundo rukwiriye, wumva umutuzo utuje hejuru yawe, nkaho uwo mutuzo wahoraga uhari. Ntukabeshye umuntu ngo mukure mu bye, aze neza yuko agiye asanze umuntu ugiye kumumara irungu, hanyuma nibegera nyuma ujyeho umuryage, umubabarize umutima, kuko bizatuma yumva yuko abantu bose nta rukundo bagira. Niba utari mu rukundo bireke burundu. Niba utari kugenda nawe, were kumuteshereza igihe, kuko bafite abandi bamwifuza kandi bamufitiye urukundo nyarwo. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Ndabakunda cyane.